gacaha kubera ko uyu muntu Imana ihayenze agiye kureba ko iyi nzita idatuma bakuma. Uyu muntu Imana ihayiduka agiye kureba akomeza kuyuma hanyuma yo twagiye ikigaca we twagiye noneho Imana yipindura sisiteme reka namuhayinze nzane n'ibibazo twagiye igaca ahantu noneho ndabona nahanyura noneho nagira muti nahanyura zamuhindere Imana bitewe n'urugendo tugenda n'intebe ndaziza aho twagendaniye Yesu we ugiye inshuti ufite ikibazo hanyuma Imana ihindukiye uvama hano naguhaye inzu aracyaririmba naguhaye Imana n'ukuntu nahagaze mu magambo bakamusebya ihita ivuga ngo intebe gato kanza n'intebe nibyo na furati nibyo gatibura yabango muhagije katugenda none ndamunyuza ahantu nimbona kuhanyura ahandi biza n'abantu basa nabi mu idiba ry'umweru kandi bikabaza n'ifi yarihiye ari imwe gukora umuseribateri bikareba uburyo baciye bakamugenderana nimbona izi ntebe n'iyi tapi n'iyi furati akomeze kugendana nanjye ndazana imodoka ndayizana baragendanye igeze mu bakobwa igeze hehe mu bakobwa irahagarara bakajya baza umusore wabonye inzu kona berija hayiratiyo berija titoka satani navuganye n'Imana kavuga ati noneho ninazanye w'igikara reka nzane karashe k'amata Santiago Francis wampaye n'akabizi mazi irija bapasiteri wa ntibabikora titoka satani Imana igahaguruka ubona akoresheje za mana zo hanze akazitira kanohereze dirijanti nohereza n'imvura kigerayo dirijanti urakodirije itoka satani Imana ikawehereje imvura dirijanti agatangira kuzamuka dirijanti reka dusenge mu izina rya Yesu sawa twasenge akazana ibigambo by'ibyaha dirijanti yawe umuntu udakurikiza kandi yababi nahagarare mu nzira y'abanyabyaha n'abakobanyi murebe ko ndi hano ndi umuseribateri umubiri ndawambaye ariko tukazatanga iyo wageye ko nkora Imana igahindura twagiye gahindura ugaturu kuri foreze kushuti kazamusha ugiye reba imbere hariya shuratipe bitete uyu mukobwa uzamutura tu igahita igira iki muhaye igikumi 0 kilometero nkurikije imvura yaguye nkurikije uburyo byagenze ndayiguhaye
bakongera bakagenda. Noneho bamubwira bati none nkurikije ukuntu bagenda muhaye kujya i Burayi. Aha niho ujya kumva binjira agatangira kugaza muye kurangura mu Buhinde. Imana yagendanye nanjye. Nabizi ko korali yasenze nahayo hari imfashanyo nayizaniye senti. Iyo ukomeje kuyubaha rero ntibitangira kuvuga ngo si byiza. Uyu muntu nubwo imodoka ihari ariko ibyishimo byuzuye ntabwo biraza. Nubwo yakijijwe nunagize muto ariko baracyamuvuga ngo seribateri. Yego nubwo yakijijwe ubuhamya buragira gute? Burakemangwa. Buragira gute? Siko mutanyura. Nubwo yakijijwe ubuhamya bwe buri kugira gute? Mubwire ngo Imana izi ikizabemeza. Niyo muntu kuri kose Imana izi ikizabemeza. Aha rero niho ujya kubona uyu ntabwo aza nk'igihembo, aza nk'inshuti, aza nk'ishimwe. Imana ikamuzana. Uyu ntajya ajya inyuma kuko ni ikibemeza. Iraza ikamucomeka ahangaha. Ya magambo yose twahindukiye wowe ni imbere abandi bose urumurage. Amagambo ashize ipfukawe. Uyu ni umuntu wahawe inzu ayigumaho, imuha ibiryo ayigumaho, imutisha ahakomeye agira gute ayigumaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Soza n'abamwemuzaga ko soza bareza zishyure. Yavuze ngo hanyuma y'ibyo iyo umuntu ari gukorera Imana atarabona igihamya bamwita indaya bike. Iyo umuntu akorera Imana atarabona igihamya bamwita igicucu mu rugo bikene. Munyumve, nta mugore winjiza umushahara w'ukwezi, nta mugore ucuruza miliyoni mu kwezi witwa igicucu. Wamwita igicucu ushingiye urakenera miliyoni agahita yipfungura akayiguhereza. Wamwita igicucu ushingiye uragira aniveriseri ugasanga isake yateguwe n'ikositimu yayiza. Rwaneza sishure. Ariko mubwire ngo hanyuma y'ibyo warakomeje urasenga, baragutuka urihangana, barakurwanya urihangana, bararusenya urihangana. Niyo umuntu ngo hanyuma y'ibyo tugiye gusenga, mubwire ngo hanyuma y'ibyo, mubwire ngo hanyuma y'ibyo wahuye n'inzara urakomeza urasenga, wahuye n'uburwayi ntiwayivaho, wohereje amahembe uyigumaho. Niyo abantu babiri ngo hanyuma y'ibyo, abantu babiri babwiye ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'ibyo Imana irahindukiye, Imana irahindukiye, Imana irahindukiye, Imana irahindukiye. Ababyumva nibatera. Reba shatape prawido sasa. Imana irambwiye ngo ikugarutseho, Imana iragutabaye, Imana ikuyeho amagambo, Imana ikubatse bushya mu izina rya Yesu. Reba mubwire ngo hanyuma y'ibyo Imana irahindukiye. Yaravuze ngo mbaye muretse akanya gato ariko nzakugarukaho ngufitiye impuhwe y'amaboko kandi nzakuraho ibyambare kugira ngo nkomeze irya kabiri. Ijambo rikambwira ngo imaze kugerageza Yobu ibyo yamugeragereshaga byose Imana iramwunamura. Mubwire ngo irahindukiye. Nazanye ijambo rivuga ngo irahindukiye. Impamvu zari gutuma tutayigumaho
kujya gusenga mubwire ngo urahindukiye yewe muri hano bafashwa mubwire ngo urahindukiye zagopa wendwana zekota shakapa tekokosima pawili mili ya mibe nasopa imani urahindukiye imani urahindukiye abuma urahindukiye bataraherewe alakota habonekota batarambwiye ngo umwaka wo kugenda n'amaguru n'uyuguye Oza, Jota.
perimeter kuba. Perimeter. Imana imubwiye ngo yakuzamure. Nuzigire hejuru. Imana iguhaye telefone y'igitangaza. Imana iguhaye ijambo. Imana iguhaye kategori ebyiri muri bitanu by'Isiraheli. nayitumye Dubai uyu munsi ushaka ubukwe nibuguhe ariko ikaruvuga mubwire ngo ibyo yavuze ihindukije kubikora Imana ngo ikurize kanseri. Imana ikuriye kanseri n'ibere ry'ibumoso. Wari buzapfe umusatsi wose warapfutse. Imana irambuye wikuzuriye muri iri teraniro. Kandi uzazane ikintu gifatika kitari amafaranga ahubwo gihora imbere y'Imana. Buriya umuntu yatanze bafure ayazopra n'iyi teraniro ritateranye waba yateranye ujya wiga amahame y'Imana abagize gutya waba yateranye nawe atasenga prezenti yiwe ihora aho hantu yagize gute yagitanze. Imana irambuye wishurira. Imana irabirangije mu izina rya Yesu. Akira uburyo Imana igize gute Imana izanye. Bibiliya yavuze ngo cyangwa twasorejeho udoze be woterekota ngo uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganye igihome. Ikibazo si inzu ufite, ikibazo si telefone ufite, ahubwo nagarize ngo wabikuye he. Mumbarize ngo wabikuye. Mwari muzi ko hari abantu bitabira ku maguru yabo wowe ukagira ngo ni telefone kumbi ni amaguru. Yaraye muri road bamuhonga telefone none ugari kwitabira kuki ni kuki tubiza ni kuki hanyuma umuntu wasambanye bakamuha imodoka ari kugenda muki ku maguru ye. Ikintu Imana ikora tandukaniro ry'ibintu Imana itanga n'iby'abantu. Bibiliya yavuze ngo iby'Imana biba bifite uburinzi. Uburinzi umugabo wavuye ku Mana niyo atambitse ibirenge ntabwo uhangana na Deira ujya aho wamukuye kavuga ngo naha herasa ugakubitagere kuyime mu mutwe kabambane nawe yakurambere gusenga niho namukuye ndiza ku mugabo mu gitondo umugabo irengera bigarura icyavuye ku Mana kigira uburinzi. Bibiliya ngo yaba Uwiteka ntari burinda mu rugo abarinzi babera amaso ubusa. Dawidi avuga ngo nzajya ndyama nizigure kubera ko niseguye kuboko k'Uwiteka. Aravuga ngo abamwiringira bameze nk'umusaturasiyo bamaze kunyeganyeza ahubwo uhoranye kunyeganyeza nk'uko imisozi hose yose ni ku Uwiteka. Mubwire ngo niba waragikuye ku Mana mubwire ngo ryamusinzire. Mubwire ngo ibyo ufite niba warabikuye ku Mana mubwire ngo ryamusinzire. Nta murozi uzabibasha, nta munyamagambo uzabibasha,
nta mujuru uzabiba nawe abahuye n'Imana nibatere haleluya. Cya kabiri, ikintu kigiye kwa Mana kigira ubuhamya. Tugira abantu bafite inzu ariko zidafite ubuhamya. Tugira abantu bubatse ingo ariko zidafite ubuhamya. Tugira abantu bafite bizinesi ariko zidafite ubuhamya. Ariko ikintu Imana iguha kizahamiriza n'abandi, kizabahamiriza, kizemeza abarozi, kizemeza abanyamagambo, kizemeza abagupinze, Imana igira Yosuwa iramubwira ngo wambukije batakwemera. Wambukije buri muryango wose, genda ukuremo umuswa umwe utakwemera, umunyamagambo, umugome utarifuzaga ko wabigeraho, umusubize muri Yorodani bwa kabiri. Mubwire ngo ku nshuro ya kabiri izabemeza, nshuro ya kabiri izabemeza. Mubwire ngo izabemeza, mubwire ngo izabemeza. Haleluya. Kugira ngo batoragura amabuye, ngo kugira ngo n'abazavuka bizababera igihamya. Uko nabanye na Mose, uko nabanye na bari bazi ko ntazakora, bagiye kurangura muri butike yawe. Bari bazi ko utazashaka, bazataha ubwo bukwe. Mubwire ngo inshuro ya kabiri izabemeza. Imana igarutse bwa kabiri, ubwa mbere yaguze ubukwe barakomeza batsinda. Ku nshuro ya kabiri izagikora bemere, izagikora bemere, izagikora bemere. Abantu banyumvise n'abatari hano. Cya gatatu, ikintu Imana ikoze kizana amahoro. Ugendana umutima utagucira urubanza. Bibiliya ivuga ngo nta mutima ucira urubanza imbere y'Imana ndatinyuka.